Mbanje kubasuhuza mwe mubana natwe muri munsi, hari hashize igihe birumvikana tutaganira. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ari guhamagara ntiwinangire. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ari guhamagara ntiwinangire. Ni kenshi twumva ijwi ry'Imana tukabikerensa, ni kenshi twumva ijambo ry'Imana hirya no hino, twumva abaririmbyi baririmba tukabikerensa cyangwa se ukabinagira abandi. Ariko uyu munsi ndakwinginze, mbere yuko ugenda, mbere yuko scrollinga, banza wumve icyo Imana ivugana nawe, banza wumve iri jambo. Hari byashoboka ko hari icyo Imana ishaka kukubwira binyuze muri ngewe cyangwa se binyuze ahangaha. Reka dusome ijambo ry'Imana twifashishe Bibiliya. Ni mu Byahishuwe ibice 3:20, aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ku ijambo ry'Imana rivuze, uwo ni Yesu. Kuko nababwiye natangiye mvuga, uyu munsi niwumva Imana ivuganye nawe ikakubwira kubabarira ntuzuyaze, ikakubwira guhinduka, kuva mu byaha urimo, kuva aho ugahindura icyerekezo, ntutinde na gato, kubera ko ni Imana ivuganye nawe. Kandi ntuvuge ngo ejo nzabanza, ejo nzaba mbikora, kubera ko ejo saha hacu, ejo ntabwo ari twe tuhafite mu biganza, hakontororwa n'Imana. Ntabwo uzi ukuntu waramutse, ntabwo uzi ukuntu uri bwirirwe, ni ibintu Imana y'ubwayo ifite mu biganza. Uyu munsi ushobora kuryama ariko nturamuke. Niyo mpamvu rero uyu munsi Imana igushaka uyu munsi. Imana ishaka ko uhinduka uyu munsi. Imana ishaka ko uhindura imitekerereze uyu munsi. Imana ishaka ko uhindura icyerekezo wari urimo kitari cyiza uyu munsi, ugatangirana nayo urugendo. Abisiraheli bakoze urugendo rurerure mu butayu, babana n'Imana, babona Imana ikora, babona ibimenyetso n'ibitangaza, bagasonza, bagataka, Imana ikamanura manu, bashaka bagira inyota, Imana ikabaha amazi. Mose imyaka yamaranye nabo, Imana imukoresha, barabibonaga ko ari Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza, babonaga ko ari Imana iri kugendana nabo. Ariko igihe kiragera barinangira, batakwizera. Kubera icyo gusa, kubera kwinangira imitima, kubera kwibagirwa, niko umuntu ameze. Akenshi turibagirwa. Si uko tuba tutazi ko Imana ikora, si uko tuba tutazi ko Imana isubiza, si uko tuba tutazi ko Imana iri mu ruhande rwacu, ntabwo ari uko tuba tutazi ko Imana ibana natwe mu buzima bwa buri munsi. Ahubwo igihe kiragera tukibagirwa, baribagirwa, binangira imitima, ntibaba bakizeye, bituma batagera mu gihugu cy'isezerano. Hagezeyo gusa abana bavutse muri icyo gihe, hagerayo Joshua na Kalebu, abari bo gusa bagera mu gihugu cy'i Kanani. Nagira ngo nkubwire ngo byashoboka ko hari icyo umutima wawe uri kukubwira, umutima nama, Mwuka Wera abana natwe buri munsi. Ariko Yohana yerekwa ahabwa ubutumwa bwo guhaya amatorero 7 mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo, guhera ku murongo wa 14, niryo torero navuzeho ngewe ry'i Laodikiya. Imana ibabwira, ibanenga, ibabwira ati ubwo mudakonje ntimubire, muri akazu yaze ngiye kubaruka. Ngeze ku murongo wa 20 avuga ngo kubera ko Imana ari umubyeyi, ari Imana nziza. Ku murongo wa 20 igarura wa mutima wayo, iravuga iti ariko mpagaze ku rugi ndakomanga. Imana ntabwo ihutiraho, ntabwo isunikiriza, ndakomanga. Ibaze Imana gukomanga, mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye, ubundi yakinjiye n'imbaraga nyinshi nk'uko abantu tujya tubigenza. Nutihana, ujya ubona ukuntu abantu bavuga barakaye, bigisha ati nutabikora gutya ndakwereka nanjye ndabigenza gutya. Hoya, Imana ni umubyeyi, iza gahoro n'ijwi rituje, umva n'ikigeretseho ahubwo igakomanga, ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura. Ibyo ni ibyacu, ibyo tubifite mu bubasha, tubifite mu bushobozi. Imana yaremye umuntu ariko idusigira iyo volonté. Bivuga ngo dufite ubushobozi bwo kwihana, bwo kwemera kwizera no kwanga kwizera, bwo kwemera guhitamo ibyo guhitamo no kwanga guhitamo. Imana ni parti Imana yadusigiye. Ako ni akazi kawe. Ese urizera Kristo uyu munsi? Ese uratanya na Kristo uyu munsi? Muribuka Kayini, Imana y'ubwayo yaramwibwiriye ati dore ibyaha biri tugiye ku rugi imbere yawe, atariko ni wowe ufite ububasha bwo kubitegeka. Imana nuko yari yabonye ko agiye kwica Abeli, umutima wa Kayini wahindutse, harimo umujinya, harimo umugome, harimo ubupagani.
niwo murongo rero nari ndi kubabwira, niyo ni volonté yacu, guhitamo kwemera icyiza n'ikibi kiri imbere yawe, guhemuka biri imbere yawe, kubeshya biri imbere yawe, kwiba biri imbere yawe, ariko no kugira neza biri imbere yawe, ariko no kuba inyangamugayo biri imbere yawe. Ni wowe wo guhitamo, ntihazagire ubabeshya. Haleluya. Mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi, dore ikintu azakora, akumva ijwi ariko nyuma yo kuryumva. Umuntu niyumva ijambo ry'Imana, umuntu niyumva indirimbo zikamukora ku mutima, umuntu niyumva Imana ivugana nawe, niyumva umutima namumubuza gukora iki, umutima namubwira kugenda ngo akore iki, umutima namubwira umuhatira kugira icyo akora, niyumva ijwi ryanjye agahaguruka agakingura, nzinjira. N'icyo Imana izakora, nzinjira dusangire. Narindi jambo nakuzaniye uyu munsi, nagira ngo nkubwire ngo Imana ishaka gusangira nawe. Imana ishaka gusangira nawe. Ese uriteguye? Ese wakingura? Ese wumvisha ijwi ry'Imana ivugana nawe? Cyangwa uri guteganya ejo kuzaza? Ese cyangwa ushaka kuzafata icyemezo ejo? Oya, ndakubujije. Iby'ejo sitwe tubifite mu kiganza, biri mu kiganza cy'Uwiteka. Imana ivuganye nawe. Kingura, ninjire dusangire. Zakayo nk'uko yabigenje. Zakayo ngo yagize ishyaka n'inyota byo kureba Kristo, yurira igiti yari mugufi. Uyu mukoresha w'ikoro ayurira igiti, abantu bamubanye barebare, yabuze hanyura, hari umubyigano, bose bashaka kureba Yesu, ngo ariko arirukanka yurira igiti. Yesu ahindukiye yiyumvamo, ariko ariko uyu muntu Zakayo we ururuka, kuko uyu munsi ndarari wawe dusangire, kubera ishyaka nkubonanye, kubera inyota nkubonanye ryo gushaka kubana nanjye, ryo gushaka kureba Yesu, ryo gushaka kundeba, ryo gushaka kubusobanukirwa. Umuntu inyota ufite yo kumenya Yesu, ishyaka n'inyota ufite byo kumenya Imana, nibyo bizagutera kwibona. Ndagira nkubwire ngo rero kingura. Yesu ashaka gusangira nawe, Yesu ashaka gusangira nawe, Yesu ashaka kubana nawe, Yesu ashaka kugirana ibihe byiza nawe. Icyo usabwa gusa ni ukumwizera, ibyo usabwa gusa ni ugukingura, ni ukuvanamo urufunguzo gusa. Kandi ntabwo aje n'imbatuka, hoya, ntabwo aje n'umuvuduko asunika ibintu, nta mutima, nta jwi ribi, aje n'ijwi rituje, arakomanga. Iryo jambo wumva rikubwira ngo nyabuna ca bugufi, ni Kristo uri kuvugana nawe, ashaka gusangira nawe. Imana ibaha umugisha. Kandi niba warunkurikiye ukaba wumva dushaka gusengana natwe, hari icyemezo ushaka gufata, hari ibyo byagukubitaga ukumva ubishyizeho umutima, hari ibyagutwaye wumva urumbirijeho umutima wawe, amaso yawe nihareba, urumva nyine ari byo gusa ubuzima, kandi urabizi n'umutima wawe, urabihamanya n'umutima wawe ko ari inzira y'icyaha, inzira wahisemo ko ari inzira mbi. Uhisemo rero guhindukira, uhisemo gufata icyemezo cyiza, kubera ko wumviye ijwi ry'Imana. Nyemerera dusengane iri sengesho. Mana nziza, Uwiteka uri rurakiranuka, uri imbaraga zacu, uri imbaraga z'abizera. Turagushimye kubwira ijambo ryatubwiye ngo uyu muntu niyumva ijwi ryawe ukomanga, agakingura, agaca bugufi, akaguha ikaze mugasangira. Haleluya, haleluya, haleluya. Naguha ikaze muzasangira. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe Data. Nyemerera uyu muntu uciye bugufi, uyu muntu wari umukristo ariko watsindwaga, wumvaga hari icyerekezo ari kurebamo, abizi neza ko ari icyerekezo kibi. Mwami ndamusengeye kuko ahisemo neza guhindukira, ahisemo gutegeka gufunga urugi, kubera ko ibyaha byitugatugiye ku rugi imbere ye, arabizi neza ko ari bibi, ariko ahisemo icyiza. Ndamusengeye kugira ngo umuhe imbaraga zo kunesha, kuko ari wowe uduha kunesha. Mwami uyu munsi bwakwemereye gusangira nawe, Mwami Imana umuhe ikaze. Turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye kubw'imbabazi zawe, turagushimye kuri mu ruhande rwacu. Kandi Mwami Imana umugisha abantu bose badukurikira, bakunda ijambo ryawe, bakunda kubana natwe ibihe byose, mu izina ryawe tubisabye kandi twizeye, amen. Shalom, ndabakunda nk'ibisanzwe.